Asante. Talisa. Celebodema. turagushimiye kugira neza kwawe Mana. Turagushimiye kubayoboye intambwe z'abangana gutya kugira ngo tubashe guteranira. Tarisele prebeleze la fo. Wakoze Mana kugira ngo ubashe kuturinda ukoranyiriza abangana gutya uyu mugoroba. Hari impamvu nini tutobasha kurondora kandi tutobasha gutahura, ariko wowe uzi icyatumye tuba muri kino kibanza kidasanzwe kugira ngo tubashe kukibamwo uyu mugoroba. Turakwiyegereje Mana, dutaramye uyu mugoroba wa gatanu muri kino kibanza. Mana itari drone, Mana itari histoire, niwowe dutegereje gusa wa Mana we, niwowe twifuza gusa muri uyu mugoroba. Dawidi niko yanditse avuga ngo ntawe ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwicaye wese muri kino cyicaro Mana abasha gutahura imbaraga zawe, imitima yacu yifate ibogera imbere yawe kugira ngo tubashe kumva icyo watugeneye Mana. Turagutaramiye kugira ngo izina ryawe abe ryo riganze. Ureka umwuka wawe afata kino kirere akingura iki kirere kugira ngo twumve icyo wageneye ubugingo bwacu, kugira ngo twumve icyo watugeneye Mana. Ayi data bugingo budashira we, turagutegereje dizara foribe, turakwiyegereje muri aya materaniro, turakwiyegereje muri iyi gahunda, turakwiyegereje muri kino giterane, turakwiyegereje muri iyi saha, turakwiyegereje muri kano kanya. Twiyegereje imbaraga zawe, twiyegereje umwuka wawe ari utegeka kandi aganze. Ubushake bwawe ari bwo buba Mana. Ayi data nyiribihe, habe guhinduka no guhindurwa kuvuye mu ijambo ryawe. Ni wowe dutegereje kandi Mana we data tubikoze tuzizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Haleluya. Tugiye katube nkabatera za haleluya, amen. Za haleluya maze dukomeze tunezererwe Imana. Nuko yo haleluya haleluya haleluya. Noneho kuriya ni ukuvuga ngo aya materaniro y'uyu munsi, amen, ni ayacu twebwe twaje kandi umuntu wese yunguke, amen. Umuntu wese yunguke, ureke kureba intebe ziri aho ngaho, wirebeho witekereze uvuge ngo se impamvu ndi hano, reka ngira icyo ngabanye n'abantu bari hano hamwe n'Imana ya Isiraheli. Yo haleluya haleluya
Hallelujah. natekereje ndavuga ngo naje gusanga amen buriya ibiryo ufite nibyo ufata kugira ngo bigutere imbaraga. Amen. Amen. Kuriya icyageza gituma iwacu iriya twavuye abafurero bahereza abana igikoma suko bari banza amata. Icyatumaga natwe baduha amata suko bari babuze aya mata ya Nido meza. Icyatumaga kwari ukugira nico bari bafite kugira ngo dukure, kugira ngo tugire imbaraga, kugira ngo tuba abantu bazaba bandesho. Amen. Rero hano natwe hari icyo Imana igiye kutureresha. Ibi Imana ihaye duhereza nukugira ngo uyu mugoroba dusubizwe mu imbaraga. Imana nziza yishinga ikorazi ntiyo kwishingikiriza ikorasi kugira ngo igire ubugingo inejeje. Ntiyo kwishingikiriza icyo guhaye muri uwo mwanya kugira ngo gihinduke impamba yo kukurera kugira ngo uzobe umuntu Imana ishaka ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se mu bwami bwayo. Yo! Hallelujah! Hallelujah! Hey! Bivuga ngo ushobora kwicara yicara Imana ikomeze imugirire neza. Natwe duhagaze mureke duhagarare gusa dukomeze tugire uko Imana tugize kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Amen. Mudushire mundi mukunga niturangiza gahunda gazi niyo ndangiza mbabwira bikurikiraho mu izina rya Yesu. Ngaho cyagira umuntu wumva kuko Imana ishimwe kuko Yesu ari ku ngoma. Talida doma ozararima. Wanamama matatu anayesema twende kisha anabaki nyuma. Usiwe wanamama matatu anayesema twende kisha anabaki nyuma. Usiwe wanamama matatu anayesema twende kisha anabaki nyuma. Usiwe wanamama matatu anayesema twende kisha anabaki nyuma. 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 Usiwe wanamama matatu anayesema twende kisha anabaki nyuma. Usiwe wanamama matatu anayesema twende kisha anabaki nyuma. Anayesema twende kisha anabaki nyuma. Anayesema twende kisha anabaki nyuma. Anayesema twende kisha anabaki nyuma.
Thank you.
Haleluya, haleluya. Tuzamuye icyubahiro cyawe mwami Yesu. Dushimye gukomera kwawe data. Dushimye imbaraga zawe ugirana urukundo rwawe mwami Yesu. Dushimye kugira neza kwawe data. Dushimye kuko utweretse imbaraga zawe no gukomera kwawe Mana. Twebwe twapanze nk'abantu ariko wowe wasoje nk'Imana. Uri Imana itazimera nkatwe data. Uri Imana itameze nk'abana b'abantu. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro Mana. Imitima yacu iranezerewe kandi irishimye mugoroba w'uyu munsi. Reka uyu mwanya Mana ubu wawe hagaragara imbaraga zawe. Imitima yacu yageze ahangaha Mana yumva ubwiza bwawe. Ugendagende mu buzima bwacu. Wongere kandi twumve Imana. Twongere twumve kugira neza kwawe. Imbaraga zawe nizigaragare mu mirimo yose igiye kukubaha. Ni mu izina ryawe tusenze kubikora. Amen. Mana guha umugisha hamwe n'abandi bose bari hano. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana. Niryo riri muri teme igiterane cyacu. Turi hano none nejo bundi. Amen. Nuko niko ibintu byifashe. Turasomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso ibice 4 no ku murongo wa 11. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Amen. Mana Israheli baho umugisha. Ijambo ni ryo ngiryo niyo nkayo teme iki giterane muzogenda mu bijumva cyane bazobasobanuriraho kugira ngo muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Rero ndabiyegereje kwa ujumura ariko nuko nyine mpagaze hano. Ariko aya na makutano kandi manini. Amen. Pasiteri araza kusinya, pasiteri araza kuyegereza gufungura umukutano ku mugaragaro no kuyegereza abatumirwa bose kugira ngo gahunda zikomeze zigende neza. Ni karibu Imana iguha umugisha. Bwana apewe sifa. Bwana wetu asifiwe. Amen. Murakoze abaririmbyi namwe mwese mwaje Uwiteka Imana yacu iri mu ijuru abaho umugisha. Amen. Numugoroba mwiza ukumva Imana. Mugoroba ukumva Imana, ukuganira n'Imana ku buzima bwawe. Muri uyu mwanya rero twaririmbye indirimbo nziza kandi zinejeje. Uyu mugoroba twarawutekereje, turawutegura, turawusengera. Uyu mugoroba wari mu bitekerezo, uyu mugoroba wari mu migambi, uyu mugoroba twarimo tuwibaza ngo ese uzoza umeze gute, uzobusa gute. Imana rero yawuduhaye. Haleluya. Iyo utwite uza wibaza ngo ese umwana azobyara azasa gute. Kandi iyo umutwite uri umubyeyi ukibaza uko umwana azaba asa. Ariko ndabyumvise wa mugani wa mugabo. Duhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ejo bundi hari ibintu narimo kora hano ku rusengero, sinamenye ukuntu amarira yaje. Nanije nyine hariya muri kya cyumba hano muri office, kuko ibi bintu bimukutano mugiranye imyaka nzababwira amakuru.
Bwana tukuzwe. Tugezemo ko turabona uyu mugoroba, ko turabona ishusho yawo, ko turabona ukusa. Uyu ni wo mugoroba Imana yari yaratugeneye. Uyu ni wo munsi Imana yari yaraduhaye. Uyu ni wo munsi Imana yari yaratwifurije. Uyu ni wo munsi Imana yari dukeneyemo. Uyu ni wo munsi Imana yari ishaka ko tubamo. Tugezemo ku mugaragaro. Dutanga igitaramo cyacu cyangwa igiterane cyacu muri uyu mugoroba none. Ndabanza kwakira abantu badukurikira online. Ndabakiriye mwese. Imana iri mu ijuru ibaho umugisha. Reka mbakire namwe mwageze ahangaha. Ndakira mwese itorero rya Betesida muri hano. Ndakira abavyeyi bacu bavandimwe bavuye muri itorero. Murakaze namwe. Iwiteka Imana ibaho umugisha. Amen. Karibu mwese mugoroba mwiza. Karibu mwese mu mukutano. Kandi uyu mukutano ufite imbaraga zikomeye. Hallelujah. Amen. Dufite umushitsi. Uyu mushitsi tugize igihe. Ikibabwira ko uyu mukutano ugize igihe. Tugize igihe twarabivuganye nawe kuko azaza muri uyu mukutano. Sibyo? Igihe. Uyu mukutano ntabwo ari ikintu cyapfuye guturumbuka. Si ikintu cyatwikubiseho. Ni ikintu cyari mu bitekerezo byacu. Bwana tukuzwe. Gize umwaka mfite uno mukutano mu mutwe. Imana habwe icyubahiro. Hallelujah. Ngize umwaka ndi muri uyu mukutano uyu. Uyu twatangiye none. Umwaka urashize. Ndicurangije ejo. Hari ibintu narimo nandika numva ngize amarira. Hallelujah. Hari indirimbo imwe abarinzi bazavuga ngo akisema ndio nani awezaye kupinga? Hakuna. Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote. Akisema ndio nani awezaye kupinga? Hakuna. Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote. Hallelujah. Bwana sifiwe. Ndibaza yuko nirijwi ryanje n'indirimbo ndirimbye n'abazayikurikira bazumva ko naririmbye neza. Bwana atukuzwe. Kuko ntari umuririmbyi ntimushaka kunakira. Bwana atukuzwe. Kuko mutamenyereye rino jwi. Tugendesha. Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote. Akisema ndio yawezaye kupinga? Hakuna. Hallelujah. Murakaze muri uyu mugoroba muri kino gitaramo. Murakaze muri uyu munsi dutangiye amakutano yacu.
igiterane cyacu. Mwebwe mwese mwateye intambwe, ndabiyakiriye kandi ndabiyegereje, nabaje nyuma. Imana ibahe umugisha. Reka twakire umushyitsi wacu. Nahaguruke. Bwana asifiwe. Kuko nari mbabwiye ngo iki gitaramo cyangwa se uyu mukutano, iki giterane kigize umwaka turimo tugitegura. Ni ibintu bitatuguyeho, ni ibintu bitaje mu mezi 2 cyangwa 6 cyangwa 8 cyangwa n'umwaka wose turimo dutegura, turimo dutekereza hejuru y'ikino giterane. Tuvugana nawe rero, turavugana ngo iki gihe uzaba uri hano, aravyemera. Icyo gihe rero Imana yaragikoze. Bwana sifiwe. Umuntu wo mu Rwanda n'abantu bo muri Amerika, ariko twese turabiguze gute? Turahuye. Hariho amasomo menshi ushobora kwigaho ukavuga ngo ibyo mvuze Imana izibigira gute? Izivyemera, ikabishigikira. Cyo gituma akanwa kacu kaza karema kagakora ibintu bitangaje. Tuzamura ibiganza, tuzamwakira ejo. N'uyu munsi turamwakiriye. Ni umupastori, turamuzi. N'umwana wacu turamuzi. Ni umukozi w'Imana turamuzi. Ni dogiteri. Bwana sifiwe. Ni umudogiteri muri teoloji, yarize, yayoboye amatorero menshi n'ibihugu byinshi. Uyu munsi turi kumwe hano. Tuzamura ibiganza, reka duharure. Turavuga ngo 1 2 3 murakaze, murabizi mwese, sivyo? 1 2 3 urakaze mwene data, n'Imana iguha umugisha hamwe natwe. Amen. Ugihagaze, madame arakwakira. Tugiye guharura kandi 1 2 3 mukoma amashyi menshi cyane, mumwakire cyane, mukoma amashyi menshi cyane. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kaze muzu y'Imana, kaze hano iwacu. Imana iri mu ijuru guha umugisha. Reka dusubize umuyobozi wa gahunda. Namwakiriye, mukecuru namwakiriye, sivyo? Wa president, welcome. Iwaza imva kantu ka hano, tuba tuvuga ngo ni welcome. Karibu sana, welcome. God bless you. Tambuke atubwire icyo Imana imushize ku mutima. Dusenge. Mwami Yesu, cyubahiro n'ikuzo ni wowe ubikwiye kandi n'ibyawe igihe cyose. Icyo waturemeye ni ukuguhimbaza, tugafatanya n'ibyaremwe byose kugushima, kuko ukwiye gushimwa. Amashimwe n'ayawe, icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Umugoroba duhayemo umugisha turawunezerewe. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo nguko ko ujya untunga buri munsi, ujya ungenera ubuntu bunkwiriye. Uyu ni umugoroba tugeneye ubuntu budukwiriye. Nk'uko umubyeyi ajya agenera abana ibyo kurya, wowe ujya utugenera ibirenze, kuko ijambo ryawe riravuga ngo duha cyane ibirenze ibyo tugusabye. Twaragusabye kugira ngo uyu munsi uzabe uri kumwe natwe, ariko kandi nta naho uzujya ubana natwe umunsi wose. Tugushimiye ko uyu mugoroba uri kumwe natwe, n'aha naho urimo urahaturebera. Tugushimiye kuvugana natwe, kandi watangiye kuvugana natwe kare mu ndirimbo, mu masengesho, mu kukuramya. Ibyakozwe byose byari ibyawe, ariko duteze amatwi kugira ngo twumve icyo tubwira Mana. Tugushimiye ko ujya uvugana natwe, ukatugenera ibidukwiriye. Mpagaze aha ngaha ntacyo nzanye mu ntoki, nizeye imbaraga zawe. Izo ngizo nzaza zigera mu mitima yacu zikavuga, ijambo rigahindura imitima yacu, tukakumva. Ushimwe koko n'uyu mugoroba tukumva. Cyubahiro ni cyawe n'ikuzo mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Tunezerewe Imana muri uyu mugoroba wo gutangira igiterane.
Imana ihabwa icyubahiro nk'uko pasiteri yabivuze rwose yantumiye kera naramubwiye ngo nta n'undi muntu wanyandikiye ngo nzaze, niwe muntu nubwo nanyuze mu matorero menshi ariko niwe wanyandikiye mbere. Yego, Imana imuhe umugisha kuko yantekerejeho, ntabwo mbifashe gutya gusa ngo ni ibintu bisanzwe n'iby'agaciro kuri njyewe ariko kandi no kuri mwebwe kuko mwangiriye icyizere mukantumira, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Intego y'igiterane iri kuri flyer, umuyobozi yamaze gusoma kiriya gice ariko munyemerere uyu munsi ndi tukivuge tuzakivuga ejo. Hanyuma kuri gahunda y'igiterane cy'iminsi 3 hariho gahunda y'uyu munsi ituyobora mu ijambo rivuga ngo kuba umwigishwa, ariko n'iriya topic iri hariya kuri flyer, disciple, good disciple cyangwa se kuba umukristo mwiza. Noneho rero kiriya gice ntabwo tugikoresha, tuzagikoresha ejo tuvuga umuhamagaro, hanyuma uyu munsi tuvuge kuba umwigishwa mwiza cyangwa se kuba umukristo mwiza. Tubisome muri Matayo 28 umurongo wa 19 kugera ku wa 20. Matayo 28 igice cya 28 n'umurongo wa 19 turageza ku murongo wa 20. Mba twageze dusome, haravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bose, muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Twongere dusome Luka igice cya 9 umurongo wa 23 kugera ku wa 25. Luka igice cya 9 umurongo wa 23 kugera ku wa 25. Haravuga ngo abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Twakire neza ijambo ry'Imana. Tumaze kubivuga mu kanya, nari mvuze ngo turebere hamwe umukristo mwiza, imirimo akora, ariko ukurikije ibice twasomye na kariya akajambo kari kuri flyer kitwa ngo good disciple, dukoreshe cyane ijambo umwigishwa. Impamvu nshaka ngo dukoreshe cyane ijambo umwigishwa ndaza kubabwira impamvu. Nubwo twebwe abakristo tujya dukoresha ijambo umukristo, buriya sibyo Yesu yasize aduhaye. Ijambo umukristo ryavutse nyuma, ryavukiye abigishwa bari bageze Antiokia, abantu babona imirimo yabo, babona ibintu barimo gukora, baravuga batari ko aba bantu bitwara uko tutitwara muri uyu mujyi wacu, bavuga ibyo tutavuga, bafite imyitwarire yindi, bafite urukundo gusa, bameze ukunguko. Aba bantu ni bandi ngo babona batandukanye n'abantu bo muri uwo mujyi. Noneho abapagani babonye imyitwarire y'abigishwa, abari bo babahimba iryo zina, bitegereje ngo ibikorwa byabo, baravuga ngo ibintu barimo gukora n'ibyo barimo kuvuga ngo barasa na Kristo, ngo ni abakristo. Ni ukuvuga ngo ni izina twiswe, ariko si ryo Yesu yasize avuze. Ariko naryo si ribi, ni ryiza cyane kuko riri mu bituranga, ku buryo noneho ukoresheje abakristo ni nabo babo ngabo bigishwa, kuko abigishwa bajwe kwitwa abakristo ariko barabanze kuba abigishwa. Cyangwa se itorero rya mbere ubundi ryari ryarabyawe n'abigishwa. Iyi ni impamvu ngiye kubabwira nyine ngo dukoreshe cyane umwigishwa, nuko iyo urebye mu isezerano risha, ijambo umwigishwa rivugwa kenshi kurenza umukristo. Umwigishwa, iryo jambo disciple rivugwa inshuro 269.
urumva ko ari kenshi cyane. Mu gihe ijambo umukristo rivugwa gatatu gusa, simwumva ko bidahuye? Noneho rero abizera cyangwa se abizera believers bo bakavuga inshuro kabiri gusa. Urumva ko umwigishwa niyo rifite imbaraga. Isezerano risha ryose rigenda rica umurongo kubigishwa, kandi ni nabyo Yesu yari yasize avuze. Niho hariya twasomye ngo arababwira ngo mugende mu mahanga yose. Yazabwira abigishwa amaze kuzuka, arababwira, ntiyigeze ababwira ngo mugende murema abakirisitu, yarababwiye ngo mugende mugira gute, ngo muhindure abantu bo mu mahanga yose, mubahindure iki, abigishwa, nota abakirisitu, mubahindure abigishwa. Muraza kubona ko kuba umwigishwa bifite imbaraga cyane kuruta kuba umukirisitu, kuko nibyo nyine twasigiwe. Umwigishwa ninde? Ni muntu umeze gute? Umwigishwa, Yesu yahamagaye abigishwa babandi 12 babita apostolo, tuzabavuga ejo, abapotre, ariko ni nabo bigishwa. Mu bigishwa yakuyemo intumwa 12, ariko abigishwa bari benshi cyane, bamwe bazaga bamukurikira. Kuko isomye Luka hari aho usanga avuga 12, ahandi ugasanga harimo 72, habari benshi, ariko intumwa zari 12 gusa. Ariko noneho abo yahamagaye nibo yise abigishwa. Ariko kandi yamaze kubahamagara ntiyarekeraho, arabatuma, arangije agira gute, aranabahindura. Ntabwo bagumye uko bari bameze. Yigeze kubwira Petero ati, wewe ngusanze kuri Tiberiya, ngusanze uri muraroba, niwo mwuga wawe, ariko naguhinduye, aho kugira ngo uzajye ukora akazi ko kuroba, nguhaye akazi ko kuzajya ugenda abantu bose ukabaroba, ukabazana, ariko ukabahindura iki, abigishwa. Umwigishwa ni muntu ki? Umwigishwa ni umuntu wiga gusa, nta kindi, full stop. Umwigishwa ni umuntu wiga, kuko ababigishwa amaze kubahamagara yabashize ku birenge bye barika. Buriya hari abantu bajya bavuga ngo ubundi ngo dukeneye kwiga ngo iby'Imana ngo birigwa, buriya ngo umwuka wera ntajya agira gute, ntajya twigisha. Umwuka wera ajya twigisha, ariko kandi Yesu yarabanje arabahamagara, hajya abanza calling, umuhamagaro, hagakurikiraho kwigishwa, hanyuma umwuka wera ukaza uri uwa gatatu. Siko yabigenje se? Yarabanje arabahamagara, baraza bamusanga, arangije amarana nabo imyaka ingahe arimo kubigisha, kandi yazaga bigisha bakabaza n'ibibazo. Hari n'igihe yazaga bareba batabajije ibibazo, akababwira nimugoroba ati, ariko mwebwe ko mwagiriye ubuntu bwo guhishurirwa ibyo abandi batabwiwe, ati mwaretse nkabasobanurira ibya wa mugani nababwiye ku manywa nkabona mutawumvishije. Nka wa munsi abacira umugani w'imbuto ngo yabibye, ngo zimwe zigwa ku kari, izindi zigwa mu butaka bwiza, izindi zigwa mu mahwa. Yarababwiye nimugoroba ati, mwagiriye ubuntu kuri abandi batashe batumvisha icyo navuze, ariko mwebweho nza mbasobanurira n'akarusho. Bagasobanura, ba Petero bakamubaza ibibazo, na ba Filipo batari ku bundi tuzabigenza gute, inzira iri hehe? Urumva babanaga nawe bakabaza ibibazo akabigisha, kandi nta wundi murimo yazaga akora uretse wo kwigisha. Rero abigishwa bari abantu bigira ku birenge bya Yesu, ariko kandi ni nayo mpamvu mu nshingano yabaye nababwiye ngo yarabahamagaye, arangije arabatuma. Amaze kubatuma ariko yarababwiye ati, maze kubigishamo. Nta nubwo ari ukubigisha gusa, burya kumuzamubwira ngo yarabigishe gusa, yararangije akaza bashura no muri stage. N'abana abanyeshuri banyu iyo bagiye ku ishuri, iyo bagiye kurangiza amashuri, ni muzamwumva bababwira ngo bari muri internship, ngo barimo barakora stage professionnel, mbega bakimenyereza umurimo bataraja no mu kazi. Yazaga batuma, yigeze kubabwira ati, none aho mwigiye ngaho nimugende mwirukana abadayimoni ndebe ko mwobikora. Nuko baragenda ngo birukana abadayimoni, bagaruka basimbuka, batuzi noneho ko twageraga twavuga mu izina ryawe, bagahunga. Uwundi munsi baraza baramubwira, none habo twahuye nabo batunaniye, ngo banzi, bamwe bahunze abandi baranga. Yesu arababwira ngo bene abo ngabo birasaba ko muba mugize gute. Iyo umunyeshuri wize neza aza akora internship, stage, yarangiza agatanga na report, bazaga bava gukora stage, kwimenyereza umurimo, niko babyita mu Kinyarwanda, kwimenyereza umurimo. Barangiza bagatanga report, bagatanga raporo uko byagenze, bati ko twabirukanye bakanga. Yesu akababwira ati, hari birasaba ko mwongeramo akabaraga mukazaza mwiyiriza kugira ngo abadayimoni bahunga. Urumva ukuntu yazaga bigisha. Arangije arababwira ati, noneho nibikomere iriya hanze kubigisha ntibihagije gusa, kuba mwamaze kugera ku rwego rwo kwirukana abadayimoni ntibihagije, kuba narabigishe mukaba mwarabyumvishe ntibihagije. Hari izindi mbaraga zifite imbaraga zisumba ubumenyi gusa, umwuka wera. Ugize umuhamagaro ukagira n'ubumenyi, nta mwuka wera haba hakirimo umucagati. Ariko iyo byuzuzanyije byose,
ukaba warahamagara ufite umuhamagaro koko, ukaba ubasha kwiga ukumva ukamenya, hanyuma n'umwuka wera kongeraho, noneho birushaho. Yarababwiye ngo azabaha imbaraga, ngo ajye abibutsa ibyo nababwiye, ngo hanyuma agire gute, ngo abasobanurire n'ibyo ntababwiye. Uwo mwuka wera nawe ubageraho batangira gukora. Noneho batangiye gukora, mwumva icyo yababwiye. Yarababwiye ngo nimugende, noneho ndabatumye. Yaramaze kuzuka, mugende, ariko aho muzajya mugera ngo mujye mugira gute, muhindura abantu. Mubahindura ikisi abigishwa. Tuvuge ngo amen. None kugira ngo umuntu ahinduke umwigishwa bigenda gute? Agomba kwiga. Niko yababwiye ngo teach them, mubigishe. Cyo ni ikintu gikomeye. Inyigisho buriya nicyo kintu kizagihindura abantu. Ibindi byose twakora hano mu rusengero bishobora kugira imbaraga nkeya mu guhindura umuntu, ariko inyigisho zigira imbaraga zo guhindura umuntu mu bitekerezo, mu mikurire, zinatuma umuntu akura. Ntiyigeze ababwira ikindi, yarababwiye ngo muze mubahindura, ngo kandi mubigishe. Ikibazo dufite mu matorero ya none, ntabwo abantu bagikunda kumva ijambo ry'Imana. Twebwe abavuga butumwa tujya tugenda mu matorero hirya no hino, tujya tubibona. Usanga mugiye mu iteraniro mukaririmba amasaha 2, ariko igihe cyo kwigisha ni iminota 30, kandi nabwo bamwe bagasohoka, ntabwo bashaka kwiga. Ariko yarabwiye ngo mujye mubigisha. Aho mugeze mubigisha, teach them, mubigisha. Kubera iki? Kuko umwigishwa ubundi yavuga ngo mubahindura abigishwa. Umwigishwa rero nta kindi kimugira keretse kwiga. Harimo kwigisha, siko mu ijambo umwigishwa harimo kwigisha, hakabamo no kwigishwa. N'abantu abigishwa n'abantu bigiye ku birenge bya Yesu. Izo nyigisho bigishijwe zirabahindura, batangira kugira imitekerereze n'imibereho y'iki n'imibereho isani ya Yesu, bagasana Yesu. Niyo mpamvu abantu banyuragaho bakavuga batari ko bari abantu ni bande, ngo babitegereze bababonamo Yesu. Kubera iki? Kuko ibyo Yesu yari yarabigishije byari byarabahinduye burundu. Hari umugabo umwe witwa Edgard w'umukomuniste, yaravuze ngo twebwe abakomuniste ni abantu bagiraga imibereho kera yo gukorera hamwe bagasangira ibyaha. Avuga ngo twebwe abakomuniste ngo ntabwo tujya twigira kugira ngo tugire ubwenge mu mutwe, ngo tugire IQ iri hejuru, quotient intellectuel iri hejuru. Ngo ntabwo ibyo twiga tujya tubyigira kugira ngo dushire mu mutwe abantu bamenye ko dufite ubwenge bwinshi n'ubumenyi bwinshi, ngo ahubwo ngo ibyo twebwe tuzatwiga tubigaragarisha kubishira mu bikorwa. Kuba umwigishwa rero wa Yesu ni bene uwo nguwo, n'uwiga iby'Imana yavuze, ukiga ijambo ry'Imana rikagera ubwo wigihindura, ugatangira ukagira gute, ugashira mu bikorwa. Niko kuba umukristo nyamukristo, gushira mu bikorwa ibyo wize, atari ukubifata hano mu mutwe, ahubwo kubigira gute, kubishira mu bikorwa. Urumva ko Yesu yarahamagaye aba bantu. Noneho rero turebere hamwe inyigisho nari ndimo mvuga, imbaraga zo kwigisha n'imbaraga z'inyigisho ukuntu zihindura abantu. Turebere hamwe ibintu biranga umwigishwa, cyangwa se kugira ngo umuntu abe umwigishwa hari ibyo agomba kuba yuzuje, ibyo bita criteria. Hari criteria. Ese hari umuntu uzuje gusaba akazi bakakamuha batabanje ngo barebe ngo dore ibisabwa. Hari ibisabwa kugira ngo umuntu abe yuzuje iki kintu cyitwa kuba umwigishwa mwiza cyangwa kuba umukristo mwiza. Hari ibisabwa, hari criteria, hari ibyo ugomba kuba wujuje. Mpamvu Yesu yashakaga ngo avangure, gushiraho kriteri kwari ukugira ngo avangure abantu, kuko benshi bazaga bamukurikira. Mu by'ukuri hariho abantu bamukurikiriraga kugira ngo abagaburire, abaha imigati. Umunsi umwe, kubera umunsi umwe yigeze gutubura imigati, bararya barishima, barasagura. Noneho ngo buce baravuga bati uyu muntu uko biri kose buri munsi azaza tugaburira ibintu bimeze kuriya. Ngo baramukurikira, bama bitanguza, bagerayo ataragerayo hakurya y'inyanja. Ngo bareba hari baramubura, bagiye kubona babona bageze mu, baramubaza ngo ese kuko tutigeze tumenya igihe waje. Ariko Yesu amenya akari mu mutima wabo, ko atari ijambo baje birukira, ahubwo baje birukira iki? Imigati. Nuko Yesu arabihorera. Abihoreye baramubwira batari ko bashaka kumuprovoka, mbese baramubwira ngo mu butayu ngo Mose yazaga amanura amanu ngo basogokuru bakarya. Ariko wewe noneho uyu munsi ni nkaho ntibamubwira batari ku uyu munsi byakugendekeye gute. Ni nko mbega gusunika umuntu ukamupushinga kugira ngo ukumumotiva, kugira ngo barebe ko hari icyo yakora.
ariko Mose ko we yamanuraga amanu basogokuru bakarya uko bimeze bite. Yesu amenya ibiri mu mutima yabo ko bagenzwa n'ibiryo, arababwira ngo ni jewe, ngo none basogokuru banyu ntibariye manu bagapfa, ngo bariye manu Mose yamanuye mu butayu, ngo ariko barapfuye, ngo ariko ngo ni jewe, ni muri Yohana, ngo ni jewe mutsima wamanutse uva mu ijuru, urya kuri uwo mutsima azabona ubugingo. Haleluya. Mu yandi magambo yarababwiye ati manu ntitanga ubugingo, ariko njewe uzandya afite ubugingo bw'iteka ryose kuko ntazapfa ukundi. Urumva Yesu yarazi ko benshi bamukurikiye ibyo ngibyo, akamenya ko abandi bamukurikiye gusa kugira ngo barebe ibitangaza ari buze gukora, bakirukanka bakagenda ari benshi, bakagenda bamusunika. Mbese hari n'abandi bari baramukurikiriye kugira ngo wenda uyu muntu tukurikije imbaraga afite yozoba umuyobozi mu rwego rwa politike, kuko bari mu butegetsi bw'Abaroma, bagatekereza bati wenda uyu muntu tumukurikiye neza yazatubohora ku ngoyi z'Abaroma, hanyuma tukagira ubwigenge nk'Abanyesirayeli, ariko tukibonera n'imyanya myiza. Ntimuzi ko nyina wa Yakobo na Yohana yigeze kumubwira ati ariko databuja ndakwisabiye nugera muri ubwo bwami umwana wanje umwe uzamushiraho. Ntabwo ari ubwami bw'ijuru yazavuga uriya mukecuru, ni ubwa hano mu isi. Umwe azabe ministre, uwundi azicare ibumoso bwawe. Ariko mukecuru ntawe uzumenya ibyateye uriya mukecuru. Njyewe nza ntekereza nubwo Bibiliya itazibivuga, ni nk'abana bahungu bari bagize isoni zo kubwira Yesu bati batamenya ibyo atekereje, reka twitumire mama, kandi wenda Yesu nanamugaye aravuga ngo naye abakecuru. Nuko umukecuru araja gutereta ati nyamuneka uzibuka abana banje, umwe uzamushira ibumoso uwundi umushira iburyo. Yesu aramubwira ati ariko wa mubyeyi ukuzi ibyo uvuze, igikombe nonyweraho abana bawe bokinyweraho. Yesu we yarazi ko azaja ku musaraba, ariko aba bana ntibari bazi ko azaja ku musaraba. Nko kumubwira nkaho Yesu yaramubwira ati aho ninja ku musaraba nabo bazajayo, ariko we yazareba ubwami bwaha. Urumva hari abari bamukurikiye ibyo ngibyo. Habe na Petero yigeze kumubaza ariko ubundi nka buriya hari ibintu byinshi watekereza bamubaza. Petero yigeze kumubwira ati ubundi nk'ubu nkatwe twasize byose, tugasiga abagore n'abana, tugasiga byose tukagenda tukagukurikira, uko hari icyo turusha abandi? Ni nkaho washakaga gutekereza ati se nk'ubu niba ije kugabana hari ako tuzarusha abandi, ntibazaza igihe cyo kugabana tukabyigana twese. Urumva nguko iko batekerezaga. Hari abatekerezaga muri bene iyo mitekerereze. Yesu amenya ibyo abantu batekereza, ashaka kuvangura. Vuga ati mu kigari cy'aba bantu baza bankurikira ari benshi, ndashaka kubabwira kuko abo nkeneye ni quality not quantity. Nkeneye abantu de quality, abantu mbega bigishwa bavanguye, ntabwo ari nyarwinshi. Buriya gukorera Imana no kuba umukristo mwiza ntabwo bisaba ikigari cy'abantu. Hari abantu nk'uko nimurebe uko twateranye, ntituri bakeya kandi ntituri benshi, ariko abantu bakama bakonja ukazugira ngo hari icyabaye. Habe niyo yoba umuntu umwe, nje sinza numva hari icyagabanutse kubera ko ngo niwe Imana yapangiye uwo munsi. No, ariko ugasanga abantu ko barakunda nyarwinshi, ngo uyu munsi ngo twari bake, ngo igiterane ngo abantu ntibabonetse aho, nibashaka ntibaboneke. Nimba nyine bitari bibarimo murashaka ngo bize gukora iki, baze gukora iki kandi bitabarimo. Yesu nawe yarazi ko abantu baza bagenda gucya mu kigari. Gukorera Imana no gukizwa si ikigare, ntabwo ari nyarwinshi. Imana izikenera abantu de qualité. Yesu yarazi ko aba bose baba bagenda bamubyiga, atari bo akeneye, ashiraho criteri z'abashaka. Aravuga ngo umuntu nimba ashaka kuba umwigishwa wanje, dore criteria, dore ibyo agomba kuba yujuje. Haleluya. Hagomba kuba yujuje ibi bikurikira. Siko mu kazi baza bavangura abantu, himuzamo applyinga muri 10 bakareba ujuje ibyo bakeneye. Yesu nawe ashiraho criteria y'abantu akeneye uko bagomba kuba basa. Icyambere abangwa abantu abashaka kunkurikira bagaragara ko ari abigishwa banje, abantu beza, abazitwa abakristo beza, kuko icyo gihe ijambo ubukristo ryari taraza. Dore ibyo bagomba kuba bujuje. Icyambere bagomba gukunda Yesu batamubangikanyije n'ikintu icyo ari cyo cyose. Gukunda Yesu akaba ari uba number 1, batamubangikanyije n'ikintu icyo ari cyo cyose. Yesu akaza ari uwa mbere. Niyo mpamvu twasomye hariya muri Luka, harangwa abwira abantu, arababwira ngo umuntu nashaka kunkurikira ngo ntiyiyange. Urumva hari aho yavuze ngo umuntu nashaka kunkurikira ngo ntiyange se, ngo ntiyange nyine, ntiyange ubwe, ngo uwo ntashobora kugira gute kuba umwigishwa wanje.
umuntu natiyanga. Criteria ya mbere ni ugukunda Uwiteka. Ntabwo Yesu yashakaga ngo twanga abo tuvukana, ahubwo yashakaga kutubwira ngo ntabwo ibyo buriya mu biza bituma tudakorera Imana neza. Imiryango yacu tuba tuhambiranyeho gutya, kavuga ngo reka isaha yo gusenga yagera ngo ndagenda se ntabanje gutekera abana, ngo ndagenda se ntabanje gukora ibi. Siko biza bigenda ba ndabagenda se ibyo mu rugo bitatunganye. Niyo mpamvu yavuze ngo umuntu nashaka kunkurikira ntiyange. Mu yandi magambo, umuntu nimba ashaka kunkurikira agomba kungira number 1, ibindi bikaza inyuma. Agomba kunshira imbere, ntambangikanye. Mu yandi magambo, icyo Yesu yavugaga yongeraho ngo si ibyo gusa, ngo agomba no kwikorera umusaraba we. Ndaza kuvuga iby'umusaraba, ariko iki ngiki cyo kuvuga ngo ntiyange ni ukuvuga ngo ni self denial. Ni ukuvuga ngo ni ukutareba inyungu zawe ngo abe ari zo ushira imbere, ni ukutareba bya bindi biza bikuzitira byawe byangewe. Buriya mu bintu bijya bituma abakristo benshi tudakorera Imana neza, nizo zangewe ziba muri twebwe. Uzi ushaka ngo ibintu byawe bibanza ari byo bije imbere, abana banje bize gutungana neza, urugo rwanje ndambe narushize ku murongo, hanyuma ninsagura udusaha ndaza kuza kurepeta nyuma. Siko bimeze. Aho byagera igihe cyo gutanga ugashaka ngo ubanze ukemura imanza zose ziwawe, siko zizazimera. Noneho wagira utwusagura ugatereraho, kandi byanga uko kwezi nyine ukamuvuga ngo noneho uko kwezi ngo byanshobeye. Ariko se biza bigushobera mu byo gukorera Imana, ariko nta zindi manza zaciwe iriya ziba zaciwe zawe nje zanjewe. Ushaka kunkurikira ndiyiyange. Kwiyanga bivuga iki? Bivuga ngo Yesu Kristo nabo wa mbere, kuko yavuze ngo ushaka kurengera ubugingo bwe, ushaka kurengera inyungu ziwe azabura ubugingo. Dukunda za haleluya nyinshi, ariko ngewe hari igenza ntekereza ngo tuzigabanye tubanze dutekereze. Mbese Yesu niwe wa mbere mu buzima bwacu. Amen. Iyabo wa mbere nuko biba bisa. Hari byinshi biba byarakozwe, ntabwo ari we wa mbere. Ariko aramutse tumushize imbere twomubonera umwanya. Ino uzubwira abantu bakakubwira ngo rega ngo ino nta myanya ihaba, ntayihaba nyine nanjye nza mbabona ko akazi kaho ni indyankurye. Ariko kandi Yesu wamugize uwa mbere mu buzima wamubonera umwanya. Ko none imyanya yo gukorera Imana ariyo yabuze, ariko imyanya yo gukora ibindi ikaboneka. Ni ukuvuga ngo nawe umushize muri priority nawe yabonerwa umwanya. Gukorera Imana rero nta kintu cyatubuza gukorera Imana. Ikintu cyatubuje gukorera Imana si imyanya yabuze, si ubushobozi bwabuze, si ubushake buke, ahubwo nuko Yesu Kristo atari uwa mbere mu buzima bwacu. Ngicyo kibazo aho kiri. Gukorera Imana nta rindi banga. Maze rero ugashaka umuntu abashumba ko twabaye, ubwo mvuze njewe nkanje nk'umushumba, niko nanje nashumza abantu, ugasanga uri muragerageza, uri muramotiva abantu, nyamuneka nimuze dukorera Imana. Ikibazo si uko banze gukorera Imana, ikibazo Yesu Kristo siwe wa mbere. Aramutse ari uwa mbere ntiwo bimubwira, kuko yari uwa mbere amubanza imbere nyine, akaba ari wakorera, akaba ari uyobora ubuzima bwiwe. Ariko iyo atari uwa mbere ubanza ugatunganya ibyiwawe byose, hanyuma iby'Imana bikagira gute, akaba ari byo bigenda bikururuka inyuma, akaba ari usagurira. Yesu aravuga rero ngo umuntu nashaka kuba umwigishwa wanje ngo nabanza agira gute, yiyange. Yoye kureba ku nyungu ze, yoye kureba kuri ibyo ngibyo. Amen. Ngiye impamvu abantu badakorera Imana neza. Kandi rero hari rimwe tuzatunanirwa gukorera Imana tukashaka impamvu. Nta mpamvu zihari, ntazo. Nta mpamvu twabona, kuko impamvu niyo ngiyo. Yesu aramutse ari mu buzima bwacu akaba uwa mbere, yabutegeka ibyacu bikagenda neza, nabyo n'iby'Imana bikagenda neza. Ko yaravuze ngo nimubanze mushaka ubwami bwanje no gukiranuka, hanyuma ibindi byose murebe ko bitazaza. Yesu ni uwa mbere mu buzima bwacu. Icya kabiri, criteria ya kabiri, cyangwa se bisabwa kugira ngo ube umwigishwa mwiza, ube umukristo mwiza, ni ukwikorera umusaraba ukamukurikira. Niko yavuze hariya muri Luka twasomye ngo wikorere umusaraba. Yesu yashakaga kubwira abantu ngo kunkurikiraga, nubwo mbabwira ngo mbe wa mbere mu buzima bwanyu ntabwo byoroshye, birimo inzitizi. Muririmbyi yaravuze ngo rasi njia rahisi. Gukurikira Yesu ntabwo ari inzira yoroshye. Yarabizi ko hari bamwe bizakomera bagasubirayo, yarabizi ko bizakomera, ariko aravuga ngo umuntu nashaka kunkurikira
ngo nabanze agire gute yikorere n'umusaraba. Kwikorera umusaraba is to be ready to suffer for Christ. Ni ukuvuga ngo niteguye kubabazwa ku bwa Kristo, niteguye kubabara. Yesu muri iki gitabo cya Luka ntitwahasomyeho, muri kiriya gice cy'Icyenda ku murongo wa 57. Luka igice cya 9 hariya twasomye ku murongo wa 57 ugakomeza. Yesu yahuye n'umuntu aramubwira ngo ngwino unkurikire. Uwo muntu asubiza Yesu, mwumve ukuntu yamusubije. Uwo muntu aramubwira ati yahuye n'umwe aramubwira ngo ngwino unkurikire. Usomye ku murongo wa 59. Yesu aramubwira ngo ngwino unkurikire. Uyu muntu aramubwira ati reka ntabwo ngiye ngukurikira, ngiye guhamba data. Niko uwo muntu yabwiye Yesu. Yesu aramubwira ngo ufashe isuka ntarebe inyuma, ngo reka abapfu baje guhamba abapfu babo. Iyo kuvuga ngo yaragiye guhamba se, uyu muntu ntabwo yari yapfushije se. Mu gihe cya Yesu yari expression nk'ingi, yari imvugo nk'ingi muzamuvuga hano ngo ndi busy. Hano umuntu uzumubwira umuntu ngo ndi busy. Yari expression yo kuvuga ngo ndi busy, nta mwanya mfite. Niko bavugaga. Iyo umuntu akubwiye ngo ngiye, yavugaga ngo ngiye guhamba data, no kuvuga ngo yabaga avuze ngo ndi busy. Uwo muntu abwira Yesu ati, Yesu aramubwira ati ariko waje ukankurikira? Aramubwira ati ndi busy, nta mwanya mfite, ngiye guhamba data. Yesu aramubwira ngo ushaka kunkurikira ntaza areba inyuma, nka kwa kundi umuhinzi atazayerekera iriya uhinga ureba ino imbere. Ariko muri icyo gice, muri iyo mirongo ubanziriza uwo mbabwiye, hari uwundi we ngo Yesu amubonye, abonye Yesu ari mu nzira, ngo ahita abwira Yesu ngo ndashaka kugukurikira, ngo kandi aho uzaja hose tuzagira gute, tuzajana. Ku murongo wa 57, aho uzaja hose tuzagira gute, ndashaka kugukurikira. Yesu aramubwira ngo ariko wa mugabo we, ngo ingunzu zigira imyobo zazitahamo, ngo n'ibiguruka nabyo bigira gute, bigira ibyari, bigira aho bicumbika. Ngo ariko umwana w'umuntu ntagira aho agira gute, arambika umusaya. Muzi icyo Yesu yaramubwiye? Yaramubwiye ngo uyu muntu urimo urabwira ngo urashaka kumukurikira, uramuzi? Uyu ubwira ngo urashaka kumukurikira ntagira itongo, ntagira inzu, abaho mu buzima bugoranye, mu buzima bugoye. Ikine abagore bari aha ngaha mwishime kandi munezerwe. Yesu ntiyagiraga inzu, ntiyagiraga ahatekera, ntiyagiraga. Mu bamushigikiye mu murimo n'abagore, aho yararaga abagore baracumbaga, bagateka, bakamugaburira, agacumbika mu mazu yabo. Urumva? Noneho rero Yesu aramubwira ngo ariko kurambwira ngo urankurikira, uzubwiye ngo uramukurikira. Ingunzu zigira ibyobo zijyamamo, ariko nje singira inzu. Mu yandi magambo yaramubwiye, are you ready to suffer? Witeguye kubabara nk'uko njyewe nzambabara? Witeguye kubaho imibereho ibabaye? Witeguye? Ubwo tuvuze abo mu muhamagaro, abo mu muhamagaro munyumve cyane, ariko n'abigishwa munyumve cyane. Witeguye kubaho mu buzima bukenye? Witeguye kubaho mu buzima bubabaye? Witeguye kubabara ku bwanje? Haleluya. Icyo Yesu yarabwiye uyu muntu. Hari igihe umuhamagaro cyangwa kuba umwigishwa wa Yesu bigutera kubabara. Ushobora n'umuntu ashobora kukubabaza kubera Yesu, kubera Yesu mu murimo, cyane cyane mu muhamagaro. Hari igihe ubabara kubera Yesu. Jewe iyo nababaraga wenda nahuye n'ibibazo mu murimo, nakundaga gutaha nkaja kuyibwira, nkayibwira ngo ariko wabonye ko ibintu bimeze nabi. Nkayibwira tukuga rero sinaje kugusaba akazi k'ubupastori, iyo nja kwicururiza cyangwa ngaje ahandi, ngibi byose simba nkubitanye nabyo, ibigani bibaye kubera wewe. Ngaho rero uze umenye kubyikorera, umenye uko bigenza. Kubera iki? Muri iyi nzira yo gukorera Imana habamwe no kwemera kubabara. Ariko abakristo benshi ntibajya bemera kubabara ku bwa Yesu. Mugenzi wawe azaba nk'ukubwira nk'akantu katakumereye neza, uko ahubwo ubwo ukamushinguka muri korari. Urumva? Abantu bagishinguka muri korari kubera ngo kanaka yavuze, cyangwa ukava nko mu rusengero ngo kanaka byagenze gutya, abo biteguye kubabara ku bwa Kristo? Abantu bagihagarika imirimo y'Imana ngo kubera runaka, umuntu agacika intege zo gusenga, nimba yajya agasenga ngo ndabiretse noneho ngo aho kugira ngo nza ngo masengane na bari abantu bameze gutya. Witeguye kubabara ku bwa Kristo? Niko yabwiye uyu muntu. Kuravuga ngo urankurikira, uzi ko iyi nzira atari inzira yoroshye, ibamo n'ibibazo, ibamo n'ingorane, ibamo no gutukwa, ibamo no kubesherwa,
ibamo no kugirirwa nabi, ibamo no kurengana. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa muri Matayo 5 ku murongo wa 11 ukamanuka ukagera ku wa 13 ngira ngo arababwira ngo ariko mwebweho ngo bazababeshera, bazabatuka, ngo bazabagirira nabi, ngo ariko niba batuka bakababeshera bakababwira nabi ngo muzanezerwe mwishime, tuvuge ngo amen. Ariko urumva nawe bene ibyo bintu muzanezerwe mugire gute? Nubona bitagenda neza mu murimo uzanezerwe wishime. Abigishwa nyabo ntibazababariyo ibintu bigenze nabi mu murimo, bazabishime. Muzi impamvu yababwiye ngo mwishime, ngo muzanezerwe mwishime, ngo kubera iki? Ngo kuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ngo kandi ngo muzajye mwibuka ko n'abahanuzi ba mbere nabo barenganye, muzibuke n'uwabahamagaye nawe ko yagize gute? Yarenganye. Abigishwa nyakuri bazabibuka yuko n'uwaduhamagaye yagize gute? Hari abantu batajya bemera kurengana ku bwa Kristo. Are you ready to suffer? Witeguye kubabara ku bwanje? Amen. Abigishwa abakristo nyabo ntibagira impamvu, ntibagira ikibikoma imbere, ntibagira inzitwazo zo gukorera Imana, habe nubwo byo babisa gute. Ntibareba ku bandi, ntibareba ngo byavuzwe, ntibareba ngo hari uwamuciye intege ku murimo. Ahubwo ico gihe nico gihe bagira gute? Bagwiza imbaraga. Kubera iki? Kuko uwaduhamagaye yaravuze ngo nibigenda gutyo, ni igihe bitameze neza uzanezerwe wishime nurenganywa ku bwa Kristo. Ese hari akarengane waba warahuye nabwo ku bwa Kristo? Aravuga ngo wicike intege, komera. Ikindi yababwiye cya gatatu, ubwo ndimo nababwira za criteria. Cya gatatu yarababwiye ngo nuguhara inyungu zawe. Cyambere nababwiye ngo nugukunda Yesu utamubangikanyije n'ibindi. Icya kabiri nukwikorera umusaraba, kwemera kubabara. Icya gatatu nuguhara inyungu zawe, kutareba inyungu, kutareba inyungu zawe. Ni handi twasomye aravuga ngo se ngo nimba ngo ushaka kurengera ubugingo bwe azagira gute? Azabubura. Ngo ariko utita ku bugingo bwe ngo kubwanje ngo ni uzagira gute? Ni uzabukiza. Nukuvuga ngo kriteri ya gatatu izigaragaza ko umuntu ari umwigishwa, ari umukristo mwiza. Ikibigaragaza nta kindi, n'abantu batareba ku nyungu, kuko Yesu utamubangikanyije n'ibindi. Hariya inyungu zawe ni ukutareba inyungu zawe ngo abarizo ushira imbere. N'abantu bemera no guhomba, n'abantu bemera guhara inyungu zabo kubwo gutunga Kristo. Paulo yarabivuze mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 7, aravuga ngo nyamara ngo ibyarinda muyanje, ibyari inyungu, ngo narabirebye ngo mbitekereza ko ari igihombo. Hari ibyo nahombye ku bwa Kristo, ngo kubwuwo, tuvuge ngo amen, ku bwa Kristo, ngo kubwuwo ngo nahombye byose. Kubwuwo nagize gute? Nahombye byose. Hari ibyo wahombye ku bwa Kristo, hari ibyo utaremera gusa ngo ugire gute? Uhari inyungu zawe ku bwa Kristo. Hari ibyo tugomba kugira gute? Kwigomwa ku bwa Kristo. Paulo aravuga ngo ibyari inyungu, ibyari bimfitiye agaciro, ibyambeshaga icyubahiro mu bandi, nibyo nagombaga kuba naragiye gushakisha ngo bintere inyungu, ngo ibyo ngibyo narabihombye. Kubera iyihe mpamvu? Ngo kubera ko natekereje, turimo turabivuga mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 7, ngo kubera ko muri Kristo ngo nahasanze ubutunzi butagira akagero. Haleluya. Kwemera guhomba. Hari ibyo duhomba, muzambwira ngo twahombye. N'ubundi hano hari ibyo nahombye muhira. Sose nari kuba ndi kumwe n'abana na papa wabo. Hari ibyo tuza duhomba ku bwa Kristo. Hari umunsi ubyuka kumva wataha ko nkavuga namaze kubwira pasiteri runaka ngo nzajyayo. Kubw'uwo hari ibyo duhomba. Amen. Paulo avuga ngo kubw'uwo ngo nahombye byose. Niyemeje kugira ibyo nigomwa. Guhomba no kugira ibyo wigomwa ku bwa Kristo, no kugira ibyo wibabaza ku bwa Kristo. Muririmbyi w'indirimbo 156 mu ndirimbo zo gushimisha yaririmbye igitero cya 4, aravuga ngo ni Yesu waza wivuga ngo navuye iwanje mu ijuru mu bwami, ngo nkuzanira agakiza, ndetse ngo nkuzanira n'ubugingo buhoraho. Ngo none ngo ko nakugabiye iyo mpano, ngo niki wigeze kunyitura? Niki wanyituye? Niki wahombye ku bwanje? Ko nakugabiye ibyo byose nkakugabira agakiza n'ubugingo, niki wewe wigomwe ku bwanje? Niki wanyituye? Haleluya. Criteria is clear. Kako akunda umuntu aja mu kazi
bakavuga ngo utujuje ibi ngibi ntagomba kwinjira muri aka kazi. Niko no kuba umukristo no kuba umwigishwa bibwi, hari ibisabwa ngo ubu byujuje. Utabyujuje nyine uri mu kigari gusa. Ugomba kuba witeguye kugira ibyo wigomwa, kugira ibyo uhomba ku bwa Kristo. Haleluya. Kugira ibyo wigomwa kubwo nahombye byose, niko Pawulo avuga. Ayo rero ni criteria cyangwa se ni ibiranga umwigishwa. Ugomba kuba witeguye Yesu Kristo ari uwa mbere mu buzima bwawe, witeguye kubabara kubwe, ariko witeguye no kugira icyo uhomba kubwe. Ubuse hari binshi muhombye, hari nabafashe off kandi wenda yari kunguka ifaranga. Byo nabyo ni uguhomba. Umuntu utarigira yemera kugira icyo ahomba kubwe, kugira icyo yigomwa kubwe, ubwo urumva ko nyine nawe hari ikibazo abafite. Ikindi ngiye kubabwira, ubwo twatangiye tuvuga ko umwigishwa icyo ari cyo, tuvuze ibiranga umwigishwa, noneho tuvuge amahame y'abigishwa, principles zo kuba umwigishwa wa Yesu cyangwa kuba umukristo mwiza. Ihame rya mbere, principe ya mbere yo kugira ngo ugaragare kuri umwigishwa, amahame atugenga. Ubwami bwose bugengwa n'amahame, ubuzima bwose bugomba kugira amahame, bugomba kugira principe. Ibigenga abigishwa ba Yesu cya mbere ni ukuguma mu ijambo. Tuvuge ngo amen. Yesu yarazi ko abigishwa natandukana nabo bazabahita bagenda. None yamaze no kuzuka yiyeretse abigishwa, yiyeretse abantu inshuro 7. Yabiyeretse kenshi gatandukanye. Yiyeretse abaza bagendiye Mausi, yiyeretse Mariya, yiyeretse abigishwa bari mu nzu asanga Thomas atarimo. Thomas aje baramubwira bati nyamara twamubonye, ati sinobyemera keretse mwirebeye mu biganza. Yesu amenya ko Thomas yasigaye ateza ibibazo, aragaruka arabiyereka, kandi nimwumva ko yabiyeretse kenshi. Yabiyeretse inshuro nyinshi ahantu hatandukanye, ariko na nyuma yo kubiyereka ko yazutse atakiri mu mva. Petero abwira abandi ngo nje nsubiye hehe? Ku nyanja kuroba. Ngo agenda ku nyanja ya Tiberi. Akivuga ngo asubiye ku nyanja kuroba, abandi bagabo 6 nabo baravuga ngo turajana. Nimwumva? Yesu yarazi ko batazaguma aho ngaho, ariko arababwira ngo dora amahame agenga abigishwa. Irya mbere ni ukuguma mu ijambo. Tuvuge ngo amen. Yanditse Yohana aravuga mu gice cya 15 umurongo wa 7, aravuga ngo nimugira gute? Ngo nimuguma muri nje n'amagambo yanje akaguma muri mwe. Mugume mu ijambo. Nimuguma muri nje amagambo yanje akaguma muri nje, muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagira gute? Muzagihabwa. Ageze ku murongo wa 8 aravuga ngo ibi nibyo byubahisha data, ngo yuko mugira gute? Mwera imbuto, ngo nibwo bazamenya ko muri abigishwa banje. Mugume mu ijambo, ntimuzarivemo. Ijambo rigira imbaraga yemezo guhindura. Sinababwiye nziyo rizarihindura. Ibi bintu byose tujya dukora mu iteraniro bifite akamaro, guhimbaza bifite akamaro, ariko ijambo niryo rigira imbaraga kurenza ibi bintu byose. Kurenza aya masaha tuzaturamya no kuramya Imana irabikunda, kuko Imana ituye mu mashimwe. Tutayiramije twaba dutaye inshingano yacu. Ariko kandi kuguma mu ijambo, ijambo rifite imbaraga, kuko umunyezaburi w'115 119 umurongo wa 15 yaravuze ngo iryo jambo ngo nitabaza rizarimurikira ibirenge. Impamvu tugomba kurigumamo nuko niryo rizarituyobora aho tugira gute? Aho dukandagira, rikaturinda kwiroha mu byaha. Kubera iki? Ntunyura mu mwijima, ntugwa mu cyaha. Kubera iki? Ririmo rirakubwira ngo dore rizajyama rimurika rikakubwira ngo hariya ntukoreho. Uwo munyezaburi ku murongo wa 11, Zaburi 119 ku murongo wa 11, ho aravuga ngo naribikiye mu mutima wanje ngo kugira ngo ntazagira gute? Ntazagucumuraho. Arababwira ngo ihame rikomeye, mugume mu ijambo, kuko ni murigumamo ngo icyo muzambwira cyose. Tuvuge ngo amen. Icyo muzasaba data wo mu ijuru azagira gute? Kuko ahagarara ku ijambo ryiwe akarikomeza. Azibuka ngo naravuze ngo nzabibaha. Murigume mu ryo. Ni ihame rero rya mbere. Ihame rya kabiri ni urukundo. Urukundo ni ihame rya kabiri. Yohana 13 umurongo wa 34 kugera ku murongo wa 35. Yohana haravuga ngo ndabaha itegeko rishya. 13 umurongo wa 34 kugera kwa 34. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane ngo nkuko nabakunze, mube ariko namwe mugira gute? Mukundana. Ngo ibyo nibyo bazabamenyeraho ko muri iki abigishwa banje ni mukundana. Kuki tugomba gukundana? Nibwo bazamenya ko turi abigishwa ba Yesu. Tidufite ikindi kintu twokwereka abantu ko turi abigishwa. Nta kindi kintu twokwereka abantu ko turi abakristo.
ikintu kizabwira abantu ko turi abakirisitu ni urukundo, kuko ibindi byose tubihuriyeho n'abo duturanye, ariko icyo tubarusha ni urukundo. Kandi urukundo twebwe dukundana ni urukundo ngo nka rwa rundi Yesu Kristo yagize gute, yadukunze. Haleluya. Sinababwiye itorero rya mbere, abakirisitu ba mbere umunsi babisaba abakirisitu ni ukubera ngo bababonagaho urukundo, ngo bazaga babitegereza akavuga ati ariko aba ni bantu ki, ngo bakavuga ngo mwihame mu buzima bari basanzwemo abagabo ntibazaga bicarana n'abagore, ngo bareba abo bakirisitu bakabona bo baza bicarana n'abagore. Umugaragu ntiyasangiraga na shebuja, babareba bagasanga baricaranye ko barasangira ku meza y'umwami, batari kubu ni bwoko ki, aba ni bantu bameze gute, ngo bakabona bagurishije utwabo, barimo baragira gute, barimo baragenda bagira gute, basangira bagabana. Ubu ngubu ngo hadutse inyigisho zibabwira ngo z'ubuntu butangaje, ngo no gutanga icyacumi ngo ntibikiri ngombwa, ngo n'amaturo n'ibikindi bikiri ngombwa, ngo nibyo mu isezerano rya kera. Mwarabyumvishije? Aho aba mu isezerano rya kera ibo bazaga batanga kimwe mu icumi, naho mu isezerano risha bo ntibatangaga kimwe mu icumi, ahubwo bazaga batanga 100%. Bari bararenze urwego rwa kimwe mu icumi. None se Bibiliya ndizivuga ngo bagurisha gutwabo. Ntimuzi ko Ananiya na Safira bari bashatse guhishaho duke, abatangaga 100%, ariko abakristo bamwe bazababesha bacu. Umuntu akavuga ngo bavuze guteze uko ngubwo ngo ni ubutumwa buje, keretse utarasomye ibyakozwe n'intumwa ngo urebe ngo nta mukene wababagamo. Kubera iki? Kuko umuntu yafataga ibyo afite byose akazana agasangira n'abandi. Baratangaga bakarenza n'icumi ku ijana, bagatanga byose, nka kwa kundi wa muririmbyi yavuze ngo njewe ubwanje n'ibyo ntunze nanje ubwanje ngo ni ibyande, ni iby'uwo mucunguzi. Ariko umuntu bapfa guca ko karongo ngo yakumvishe kuri audio akabaza ibibazo. Kurabaza ibibazo nyaba, kuko aho hari ikibazo umuntu yobaza. Uracyahaje umukristo no, aba bigishwa bagiraga urukundo rukabuzura ngo abantu babareba bakabona gusabuza urukundo. Yemwe urukundo uko mwese kampani muzamukoramo mugira utubaje twakazi, sibyo ba? Mugira akantu kakuranga ku buryo wakwereka mugenzi wawe agahita amenya ukorera muri kampani ukoreramo. Urukundo ni baje y'abakristo, niko ka baje kacu katuranga, nta kandi urukundo gusa. Urukundo, kuko Yesu yavuze ngo nimukundana, tuvuge ngo amen, ngo bazamenya ko muri abigishwa banje, bazamenya ko ari nje wabahamagaye, bazamenya ko ari nje wabatumye, ntibazabitiranya n'abandi. Kubera iki? Kuko akaranga ntego kanyu, identity card yanyu, akabaje kanyu kwako mugendana, kagaragaza abo muri bo naho mutuye naho mukorera mu bwami bw'Imana, ni urukundo gusa. Haleluya. Urukundo ngo nimukundana, kandi aravuga ngo muzakundana urukundo ngo nka rwa rundi data yabakunze. Urwo nabakunze namwe aribwo mugira gute, mukundana. Ntabwo ari urukundo rwo kubwirana shushu, ntabwo ari rwo. Ni urukundo nka rwa rundi Kristo yadukunze. Rumeze gute urukundo rwa Kristo? Urukundo rwa Kristo rwarangwaga n'ibintu byinshi bine. Urukundo rwa Kristo rwari icyo bita sacrificial love, urukundo rwitanga, urukundo rugira icyo rwikuraho rukagira gute, rugahereza abandi. Ni urukundo rutareba inyungu zarwo, ahubwo rureba inyungu zabo ugiye kugira gute, ugiye gukorera. Tujya dusunika ibintu abashumba, dusunika abantu tubinginga ngo mukore, habe niyo wokwinginga baza bavuduka rimwe bakama bikubita hasi. Kubera iki? Bagakora none ejo bikagira gute, bikananirana. Kuko ubundi motivation y'iki dutera gukora ni urukundo data yadukunze, akaba ari rwo natwe tugira gute. Iyo twakunze abandi nk'uko Kristo yadukunze, tuzatugira icyo twikuraho ugahereza abandi. Sacrificial love ni urukundo rurenga imipaka y'icene wabo. Ni urukundo rurenga urukundo rwa rundi dukunda abo twaturanye n'abo twabanye. Ni urukundo rutareba icene wanyu. Ni urukundo rurenga, rugira yandi amaso amenya abakene, amaso amenya abashonje. Ni bene urwo rukundo rugira icyo rwikuraho ukagira icyo ukuraho ugahereza. Haleluya. Urukundo ngo ngurwo nabakunze. Kindi cyarurangaga no kwicisha bugufi. Yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo guhundirwa. Mu Bafilipi igice cya 2 ngo yaramanutse, umurongo wa 5 aramanuka. Ni urukundo rumanuka rugasanga abandi, rutishira hejuru ngo rujeriya. Icya gatatu cyarurangaga ni urukundo rukorera abandi.
kugira icyo wikuraho ariko ugakorera abandi service, ugakorera abandi. Nta muntu waba ufite bene urwo rukundo rwo gukunda gukora ngo hanyuma uje kumwibutsa ngo harya ngo iki kirakorwa ryari. Buri isoko yabyo ni urukundo ruke, ni urukundo rukorera abandi, numva. Ariko ngo rukaba n'urukundo rubabarira. Mugenzi wawe yaguhemukira ntubibike ngo ubirundanye, ni urukundo rubabarira. Yaraturebye ngo abona tumeze nk'intama zitagira umwungeri, tumutera impuhwe araza. Aravuga ngo nimugenze uko, nimugira bene urwo rukundo, haleluya, nimugendana bene ako kabaje, ntabwo bazayoberwa bo muri bo. Ntimuzanababwira aho musengera, bazamenya gusa ko muri iki ngo muri abigishwa banje. Tujya tugenda twivuga ngo turi abakozi b'Imana, ngo ndi umushumba, ndi apotre, amazina yose twarayamazeyo. Abandi ngo nabayumba, abandi ngo niki. Ntabwo bakeneye ayo mazina, nta kintu na kimwe akeneweho. Igikenewe ni urukundo. Niturugira tukarugendana, aho dukorera bakaturubonamo, bazamenya abo turi bo. Umuntu yoyoberwa kampani ukoreramo wambaye baje ya kampani, ntiyo biyoberwa. Ufite urukundo bazakwibwira. Tibakeneye title yawe ngo uje kubabwira ngo ngende umupastori, bakeneye title yanje se. Uyi rukundo rundimo ruzagaragaza ondiwe. Haleluya. Kubera iki? Kuko urukundo rugutera gukora ibyo abandi badakora, rugutera kugira impuhwe, rugutera kuramburira ikiganza abakeneye ko kibaramburira. Urukundo Pawulo yararuvuze mu Bakorinto ba mbere, muje kurusoma. Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 4, murahibuka hahandi yavuze ngo urukundo, dore uko urukundo rusa. Noneho nahasomye uyu munsi ndatangara. Yavuze ibintu 9 urukundo rutazarukora, avuga n'ibindi bintu 4 urukundo ruzarukora. Muri iyo mirongo nkingahe avuga ngo urukundo ni mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 4, haravuga mwumve ibintu urukundo rutazarukora. Hari ibyo rutazarukora ariko hakaba n'ibindi ruzarukora. Avuga ngo urukundo ngo rurihangana. Murumva ibintu ruzarukora. Nubona umuntu atagira kwihangana uzamenye ko ari urukundo yabuse. Urumva? Aravuga ngo kandi ngo rugira neza. Dore ikindi kintu rutazarukora, ngo ntiruzarugira gute? Ntirugira ishari. Umuntu ugira ishari, kugishari nta handi ruturuka, nta kutagira urukundo. Ngo urukundo ngo ntirwirarira. Kwirarira murabizi icyo bivuga. Kwirarira ni ukwirata. Ndabyibagiye uko byitwa mu rurimi rw'ikinyamurenge. Kwirata ni ikinyarwanda nyine no kwirarira. Kwirarira ni ugushaka kwereka abandi utariwe. Urumva? Mu kinyarwanda bazaca imigani bakavuga ngo umugabo ni uwirarira. Kwirarira ni mburayi wawe bakavuga ngo umushitsi ngo aza kurisha imbuto. Ukaba uzi neza ko nta n'amafaranga ufite, ariko kubera kwirarira kugira ngo batamenya ngo bakunyuze, ngo nduzatuma undi muntu ngo akunyuza mu ijisho. Urumva? Uje kwirarira umwereke ko uri umukire kandi utari umukire, umugaburira ibyo udafite kugira ngo umwereke gusa. Ubwo ni ukwirarira. Pawulo yavuze ngo urukundo ntiruzarwira. Kujya no kwirarira ndi no kutagira urukundo. Urumva? Ni ukwibona nyine, niko pastor atubwiye ngo ni ukwibona. Ngo ntiruzarwihimbaza, kwishira hejuru. Urukundo ntiruzarwihimbaza. Hari abantu bazi kwivuga ibigwi, nabo ngo nta rukundo bagira. Iyo baza kugira urukundo, kugikiza gituma umuntu yivuga ibigwi akaza yihimbaza, ni ukugira ngo abandi bantu agaragare ko hari icyo abarusha. Ariko ugiye kubakunda, Pawulo yaravuze muri kiriya gice cya Filipi igice cya 2, yaravuze ngo ntihakagira umuntu wo muri mwebwe wizirikana, sacrificial love, ngo ahubwo umuntu wese agire gute? Azirikane mugenzi. Ngo kandi ngo mwese muzirikane, ngo umuntu wese azirikane ko mugenzi we amuruta. Kwihimbaza ubwo uba wanze ko abandi bakuruta, ni ukubera kubura urukundo. Ariko uko ufite urukundo wozirikana ko abandi nabo bagize gute? Ngo urukundo ntirwihimbaza. Muko murumva icyo rutazarukora. Ngo ntiruzarukora ibiteye isoni, ngo ntirishaka ibyarwo, ntirukunda inyungu zarwo, ngo ariko ngo ntiruhutiraho. None naratangaye. Guhutiraho ni uguhubuka. Guhubuka, hari abantu bazabahubuka wataka jambo hasi akamazana nk'arindwe. Kuriya ni ukutagira urukundo, guhubuka. Ngo ntiruzaruhutiraho, ngo kandi ngo ntirujya rutekereza, aka kantu ndagakunda, ngo ntirujya rutekereza ikintu kibi ku muntu wari we wese. Tuvuge ngo amen. Umuntu uza wicara agatekerereza undi muntu ikintu kibi, ikintu kibi, kujya nta rukundo agira. Umugore umwe yigeze kumbwira mu Rwanda muri paruwase nayoboraga w'Ikibungo, arambwira ngo ariko pastor wabaye gute?
nguzi ko pasiteri abantu bose azavuga ko ari beza ntigute yama ntangirira ngo kanaka waravuze ngo ni mwiza ngo kandi dore ibyo yakoze ngo kanaka waravuze ngo ni mwiza none abantondoreye nyine sanga nyine nzambivuga ndamubwira ngo ko nyine nikomeze sinza mbona abantu hamafuti sinza nyine nikomeze umuntu nzamubona nkamvuga ngo ni mwiza nuko arabingayira we akavuga ngo ariko ni gute wabaye ni gute uzuvuga ngo abantu bose ni beza ngo nakanaka waramuvuze ngo ni mwiza ngo kandi dore ibyo yagize gute yakoze ndamubwira ngo nje amaso yanjye ntazabona ibintu bibi ku bantu nimbaga wowe ubibona uko nyine nikomeze ariko ngo urukundo ntirujya rutekereza ikintu icyo ari cyo cyose kibi kuri mugenzi wawe. Haleluya. Umuntu arimo kwamaza akakongorera ngo yewe ngo kanaka ni mubi nawe ukemera nuko utagira urukundo. Ufite urukundo ntiwotekereza ikintu icyo ari cyo kibi cyose icyo ari cyo cyose kibi kuri mugenzi wawe. Ngo kandi niko Pawulo arimo aravuga urukundo, abanga urukundo ngo ntiruza rwishimira ngo no gukiranirwa kw'abandi. Niyo mugenzi wawe akoze ibyaha tubyishimira ahubwo bigira gute birakubabaza, ngo ahubwo ngo ruza rwishimira ibibi dore icyo ruza rukora ntirwishimira ikibi ngo ahubwo ruza rwishimira ukuri, ngo rukababarira byose, rukizera byose, ngo kandi rwiringira byose, rukihanganira byose, rubabarira byose. Ubwo nibwo avuga ngo mukunda abantu nk'urwo n'abakunzi. Ntiyatubabariye twebwe ntacyo twakoze, uzi ko azatubabarira azi neza ko tuzakora ibyaha kubera giwazi ibyo tuzadukora akamenya n'ibyo tuzakoresha, ariko akama kubabarira none azi ko no mukanya uja gukora ikindi. Urukundo rubabarira byose, rwizera byose, rukihanganira amafuti y'abandi yose. Tuvuge ngo amen. Ngaka kabaje kacyo umukristo mwiza ufite urukundo hari icyo atakora, ntirwirarira rutanga byose, uzarwishimira ibyo abandi byiza. Ngurwo urukundo niryo hame ry'ubwami, niryo hame ry'ubukristo. Nzambwira abantu ngo nukuri ubukristo ndi buremere, hari abantu bazaburemereza bakamabuga ukazugiraho none nk'ibintu bikoreye nta kintu kiremereye kirimo ngibi ibintu byoroheje kugenda na baje y'urukundo gusa bareba mu mutima bakazabona gusa harafungutse. N'urukundo rusaruziyemo, urukundo rwuzuyemo, urukundo rutajya rukwereka mu mutima w'umuntu. Umuntu akamabaho amezi 12, mutekereze namwe amezi 12, mwibuke iminsi irindwi ugahembwa amezi 12 mu mutima wawe utaratekereza n'umunsi umwe umuntu waraye ubusa. Uko aho hantu hari urukundo yemwe. Urukundo rugira icyo rwikuraho rugahereza. Tuvuge ngo amen. Nguko nabakunze abariko namwe mugira gute ngo nibwo abantu bazamenya ko muri bo, bazamenya bo muri bo. Ngo twebwe ngo ukungo muzamubona ngo twakije ngo ariko twagize ibihe byiza biheze, ibihe byiza bitagira urukundo rutagira icyo byerekana. Sacrificial love, urukundo rugira icyo rwikuraho rugahereza abandi. Amen. Icya gatatu, ihame rya gatatu ni ihame ryo kwera imbuto. Niyo mirimoga abakristo ni mirimo myiza. Iyo imirimo ushobora kuvuga ngo uri umwigishwa cyangwa uri umukristo utagira imirimo. Kwera imbuto, Yohana 15 hahandi nababwiye twasomaga kare, Yohana 15 umurongo wa 8, ngo ibyo nibyo bagira gute data basaba ngo nuko mwera imbuto, ngo nibwo bazamenya ko muri abigishwa banje. Ntacyo kugenda mwitangaza. Ubu wayoberwa igiti cy'imyembe n'icyavoka, wananirwa kubitandukanya, watawatambuwa kwa matendo yao. Bazabamenyera kuki? Ku mbuto zabo. Kwera imbuto ni ihame. Imbuto kandi ngo zubahisha data wo mu ijuru. Impamvu tugomba kwera imbuto nuko byubahisha data wo mu ijuru. Haleluya. Muzamugira ngo igiti cy'umwembe cyangwa igiti cy'amaronji cya orange cyifitiye inyungu, nicyo kizakirya imbuto cyeze, kizakizera ku nyungu z'abandi. Byubahisha data ariko bigakurura n'abatari bamumenya, niba babona bakabona imirimo yanyu myiza, imirimo mukora, ngo bazahera ko bahimbaze data wo mu ijuru. Haleluya. Kwera imbuto, twera imbuto
kugira ngo twubahishe data wo mu ijuru. Imbuto zazikurura abandi, zazikurura abatarakizwa, zazikurura abari mu mwijima. Igiti cyeza imbuto se ndimuza mukibona, yewe habe niyo udafite inzara yo kukirya. Iyo ukinyuzeho amaso yawe azayamakanura ukaja kureba ngo mbega igiti cyeze, ntiwonyuraho gutya gusa kubera iki? Kuko imbuto ubwazo zigira gute? Zirakurura. Mwera imbuto, mugira imirimo. Imbuto Pawulo nizo yita ngo muri inzandiko zisomwa na bose. Ni igiti kiri aho ngaho giceza imbuto, unyuzeho wese azasoma amenya abo muri bo. Imbuto zanyu, imbuto niyo mirimo. Imirimo babandi bari mu gucurika ubutumwa, babandi bari mu gucurika ubutumwa ngo bo mu buntu butangaje, baza bavuga ngo twakijwe kubw'ubuntu. Kandi nanjye ndabyemera 100%, twakijwe kubw'ubuntu. Ntabwo ari imirimo yacu yagize gute yadukishije, sibyo? Icyo ndidupingana nabo turemeranywa ni ubuntu bw'Imana, ntabwo ari initiative yacu, nta mirimo myiza twakoze ngo abari ituma dukira, ahubwo byaturutse ku buntu bw'Imana. Ubuntu bundi cyo bisobanura ngo ni ikintu hawe utarukwiriye, you don't deserve, ikintu utarugenewe ariko ukagihabwa ntacu gusa. Ako gakiza twahawe si imirimo yacu yaduteye kugira gute kugahabwa, ahubwo twakagabiwe ku buntu kandi tutari tugakwiriye, nico bivuga. Ariko noneho aba bakongeraho bakavuga ngo noneho rero ngo ubwo twakijwe ku buntu imirimo ntikenewe. Siko bari mu kuvuga? Ngenda babwiye ngo imirimo irakenewe, kandi ni nacyo Bibiliya ivuga. Muzi impamvu ikenewe? Imirimo isobanura iki? Imirimo ni za mbuto ndimo ndababwira, ryahame rya gatatu gera imbuto. Imbuto niyo mirimo yacu, niyo yerekana abo turibo. Imirimo ntabwo iduhesha agakiza, ariko agakeza ahubwo kadusunikira gukora imirimo myiza kandi myinshi. Tuvuge ngo amen. Imirimo ni response, imirimo ni itikio, ko babyita mu Giswahili. Response, umuntu yakugabiye uraceceka? Iyo akugabiye muze, iyo umuntu akugabiye uraceceka, uramwitura. Imirimo dukora rero sigura gakiza, kuko twarakagabiwe ku buntu. Ariko imirimo tuzadukora ni ituro dutura uwadugabiye. Siko yavuze muri ya ndirimbo ngo ko nakugabiye ubugingo n'agakiza, ngo niki wigeze unyitura? Tuvuge ngo amen. Imirimo rero irakenewe. Imirimo ni iki? Ni imbuto twera. Imirimo nigaragaza, mbega nigaragaza ko uko kwizera tugufite, nigaragaza abo turibo. Igiti kumenyera ku mbuto cyeze. Iyo uteye igiti ushaka ko kizera imbuto ngo ukirye, hanyuma ndikere wowe gitemo kaja kugicana, kavuga uti nari narateye igiti cy'avoka hanga ngo abana banje bazarye voka, none rero kirimo kiramanura amababi gusa, kikantera n'igicucu, kikantera n'imbeho, nikivanga nta kintu kigize gute kimari. Agaciro kagakiza dufite ni imirimo dukora, ni imbuto tugira gute twera. Ino kuvuga ngo agakiza kwizera kwacu, ubukristo bwacu bugaragazwa gusa n'imirimo. Umukristo utagira imirimo, Yakobo yaravuze ngo bene uwo nguwo uvuga ngo afite kwizera kutagira imirimo, ngo kwizera kwiwe ntago uhari, ahubwo ngo kuba kugize gute gupfuye. Yakobo mu gice cya 2 umurongo wa 14, ngo kuba kugize gute gupfuye. Ngo se ni gute umuntu yavuga ngo yizeye nta mirimo agira? Ni ukuvuga ngo abakristo bo muri ratorero Yakobo yaza avuga bari barageze hari harimo abakristo b'abanyamahanga, hakabamo n'abanyesiraheli, abayuda bakabana mu itorero. Abayuda rero kubera bari barabaye mu gihe cy'amategeko, noneho imbere mu isezerano rya kera, noneho bahindukiriye Kristo baravuga bati ko bavuze se ngo byose twabihawe kubw'ubuntu, imirimo kandi iracyakenewe. Ati ndidugitsindishirizwa kubw'imirimo. Nako Yakobo arababwira ati uru rwandiko rwa Yakobo ngo none se wovuga ngo wewe urizeye gusa nta mirimo, ngo nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, ngo nanjye ndakwereka kwizera kwanje gufite imirimo. Ntabwo kwizera gusa cyangwa kuvuga ngo ndi umukristo gusa utagira imirimo nta kintu bimaze. Imirimo nk'uko nabibabwiye niyigaragaza abo turibo, niyigaragaza ko twera imbuto. Igiti kiri aho ngaho, umukristo uri aho ngaho utagira imirimo, uwo nguwo sinzi ko yaba hari. Yakobo arimo aravuga ngo ukwizera kwiwe n'agakiza kiwe karasinziriye, karapfuye. Imirimo dukorera Imana niyo dukorera abandi niyigaragaza ko koko abo turibo, niyigaragaza ko twizeye, niyigaragaza ko twakiriye agakiza. Haleluya. Twera imbuto rero. Niyo mpamvu mu rwandiko rwa Tito igice cya 2 umurongo wa 8 yaravuze ngo abizeye Imana ngo bagire umwete wo gukora imirimo myiza. Dukore ariko ntituyikore gahoro, ahubwo twongeremo n'umwete. Kubera iki? Iyo mirimo niyigaragaza ko twera imbuto, kandi Yohana yavuze ngo nitwera imbuto
tuzaba turimo kubahisha data, kandi ngo nibwo bazamenya ko turi abigishwa, nibwo bazamenya ko turi abigishwa ba Yesu, nibwo bazamenya aho dukomoka. Kwizera rero kuduhesha agakiza, ahubwo tugomba gukora kugira ngo tukore tugaragaza ibyo Kristo yakoze muri twebwe. Ni inyiturano gusa, imirimo myiza yo gukiranuka, imirimo twera imbuto. Iryo ni ihame ry'abakristo. Amahame mwayumvishe na atatu, nyabasubiriremo: ni ukuguma mu ijambo, ni urukundo, no kwera imbuto. Haleluya. Turimo turera izihe mbuto? Kwinginga umuntu rero ngo mwere imbuto, ngo mukore imirimo, kwinginga umuntu ngo yere imbuto kandi nyine nawe afite ibyo abura kugira ngo yere imbuto, nta handi bituruka. Bigomba kugenda bihekereranyije, ukaguma mu ijambo. Ijambo niryo rizari gusunikira urukundo, urukundo nirwo ruzarudutera kugira gute? Dukundane nk'uko Kristo yadukunze, ruzarudutera kwera imbuto, tugakora imirimo myiza yo gukiranuka. Nitwera imbuto tuzakora imirimo myiza, tuzafasha abakene, tuzatanga ibyacu, tuzitanga ubwacu, tuzahara ya za nyungu zacu, tuzemera kubabazwa ku bwa Kristo. Imana iduhe umugisha kugira ngo twere imbuto mu gihe gisa nk'iki. Dukore imirimo myiza, imirimo yacu nibayibona ngo bazaherako. Amen. Nibabona imirimo yacu myiza bazaherako bahimbaze data wo mu ijuru. Imana iduhe umugisha kandi he umugisha ijambo ryayo. Muhaguruke dusenge. Usubire muri cya gitero twatangiriyeho kare, uvuge ngo nani yawezaye kupinga? Akisema ndiyo, nani yawezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndiyo, nani yawezaye kupinga? Hakuna. Mungu mwenye nguvu, mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Ukisema ndiyo, nani yawezaye kupinga? Ukisema ndiyo, nani yawezaye kupinga? Hakuna. Mungu mwenye nguvu, mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Haleluya. Muri biriya bintu byose twavuze, umuntu wese abyipimeho. Ndi umukristo mwiza cyangwa ndi umwigishwa wa Yesu koko? Nujuje ariya mahame? Mbega criteria ndazujuje kugira ngo mbe umwigishwa? Izo mbuto ndimo ndazera, imirimo ndayigaragaza, urukundo ndarufite koko? Ruriya rukundo nk'urwo Kristo yadukunze. Twiteguye kubabara kubwe, twiteguye kwigomwa kubwe, twiteguye kumugira uwa mbere. Mbese Yesu Kristo ni uwa mbere mu buzima bwacu koko? Nimba atari we, muri uyu mugoroba tumubwire ngo turifuza ko iki giterane tikiba umuhango ngo habaye igiterane, ahubwo kitubere nka ya ndirimbo wa muririmbyi yaririmbye ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Uyu munsi ubwira Imana ngo ndifuza kugushira imbere. Nitumushira imbere kumukorera bizatworohera. Igituma tuzatunanirwa kumukorera tuzatumushira inyuma, ibyacu bikaza imbere. Noneho tureke ibyacu bize nk'inyuma, Yesu Kristo aba uwa mbere mu buzima bwacu. Kuba kumukorera bizatworohera. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Mungu mwenye nguvu,
heshima, heshima. Ye Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima, heshima zote. Akisema ndio, ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna, hakuna. Akisema ndio, akisema ndio, awezaye kupinga? Akisema ndio, akisema ndio, awezaye kupinga, kupinga Mana yacu, mugoroba turagushimiye yuko uvuganye natwe. Hari icyo twibukije ibintu byinshi. Jambo ryawe ndiriza rimanukira gupfa ubusa Mana. Uyu mugoroba utwibukije abo turi bo, wadusize mu isi ngo tuba bigishwa nyabo. Duhamya abo turi bo, tubihamirishije imbuto twera, urukundo rwacu n'indi mirimo yo gukiranuka. Turagusabye ngo muri uyu mugoroba umwuka wera amanuke mu mitima yacu, ameze ijambo ryawe, aduhe kwisuzuma no kongera kwitekerezaho. Turebe ubuzima bwacu, mbese Kristo uri uwa mbere mu buzima bwacu. Dukunda inyungu zacu, dukunda ubugingo bwacu, dukunda ubuzima bwacu kuruta uko tugukunda. Imiryango yacu tuyihoza imbere, ibyacu tubishira imbere, ariko tukakuburira umwanya. Mana, umuririmbyi yaravuze ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanje. Uyu mugoroba utubera umunezero mwinshi, dutangire ubuzima bwo guhinduka, ubuzima buhinduka, ubuzima buhinduka bigishwa bawe. Kandi turagusabye kugira ngo ijambo ryawe umwuka wera riherekeze, rigira icyo rikora mu mitima yacu. Aho urukundo rwagabanutse rwongere rubeho, abatari barufite uturemere. Dawidi yaragusenza aravuza ngo ndememo umutima musha, unkuremo umutima ukomeye nk'ibuye, undemere umutima musha. Turemere ibihe bisha, turemere imitima misha, imitima yuzuyemo urukundo. Icyo nicyo bazatumenyeraho ko turi abigishwa. Dukundane nk'uko wadukunze, urukundo rutareba ku nyungu zawe. Mwami, turagusabye kugira ngo wongere uduhindure, hindura ibitekerezo byacu, hindura intambwe zacu, hindura imigambi yacu. Urakoze Mana kubwa babonetse imbere yawe. Umugisha umuntu wese wabonetse. Guterana kwacu ndi kuba umuhango, ahubwo kumenyekana ijuru ribimenye ko twateraniye aha hantu. Kandi yumve gusenga kwacu, kuko ijambo ryawe ryavuze ngo nituguma muri wewe, ijambo ryawe rikaguma muri twe, tugusaba icyo dushatse cyose. Mana, nsengeye umuntu wese waba afite icyifuzo, uyu mugoroba umusange. Abasenze bamaze imyaka basengera ibyo bintu, ni wowe umenya ubukene bwa buri wese. Ugende mu mitima yacu, umenye icyo umuntu wese akeneye, maze tubere igisubizo. Umugisha twese abari hano, umugisha abatabonetse kubw'impamvu ziremereye. Kandi Mana, n'umunsi w'ejo uzongera uganiriza imitima yacu. Tugushimiye kuko waganiriye natwe, kandi uyu mugoroba utubereye umugoroba ufite umumaro. Cyubahiro n'ikuzo bikugarukire. Ntaba ari twe dushimwa, ntaba ari umuntu wari we wese ugaragara muri twebwe ko hari icyakozwe, ahubwo tumere nk'ababandi wabwiye ngo nitugira icyo tugeraho cyose ngo tujye tuvuga ngo turi abagaragu bimbura mu mara. Duciye bugufi twese, ducishijwe bugufi kuko nta na kimwe twagizemo uruhare. Byose wabikoreye kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ushimwe kandi uhimbazwe, tubere igisubizo kandi tubere umunezero. Ureke ijambo ryawe ritumeremo nka kwa kundi Yeremiya yaririye aravuga ngo ryageze muri nje, ngo rirahinduka rimbere ibyishimo n'umunezero. Ureke ijambo ryawe rimere mu mitima yacu, ritubere ibyishimo n'umunezero. Urakoze kuko uri Imana kandi uri kumwe natwe ibihe byose.
gendana natwe kandi korana natwe umunsi w'ejo uzakomeza uduhe umugisha ndetse no kugeza ku cyumweru n'ibihe byose biri imbere komeza utwigishe twigire ku birenge byawe urakoze kuko wumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu amen arakoze Imana imuhe umugisha asobanuye ibintu byinshi ntabwo mbisubiramo kuko ndizera yuko umuntu yagiye agira ibyo areservinga nyine ahantu kugira ngo aze kubitindaho by'ukuri Imana imuhe umugisha kandi niba hari umuntu ufite ikibazo kuvuye kuvugwa yobaza uyu ni umudokiteri muri teoloji yobasobanurira haba hari umuntu wagize ibyo atumvise neza yobaza bakamusobanurira Imana ibahe umugisha kuko mwabyumvise ejo nimbona umwanya nzubaza akabazo kamwe ariko ni akabazo rusange nyine ibyo abantu dukomeza kwibaza ariko nzokabaza ejo mwebwe mwatoshetse nije uraranye devoir yo kubaza arakoze Imana imuhe umugisha rwose kandi turabashimira abantu bateranye uyu munsi ni mwebwe mfura z'umukutano ni ukuvuga ngo umukutano wacu uzoza niyinga azoba ari umuherezi w'umukutano namwe mwaje none ni mwe mfura z'umukutano mufite akazi kenshi imfura zizazivuniza ziteta ariko zikavunika nibo bazabaheka barumuna babo nibo bazabagira gute ni ukuvuga mwebwe hano mwahamenyereye ejo muzaba muza kare kandi nimurangiza mukomeze nimwe mwavutse mbere mu mukutano Imana ibahe umugisha reka pasiteri azegira atubwire gahunda z'ejo niturangiza anasenge dusoze kugira ngo ejo tuzobone uburyo bwo kuza kongera kuba hano karibu Imana iguhe umugisha twongere ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane amen haleluya igiterane kimeze neza kandi turashima Imana kuri iyi mirimo yose imaze gukorwa Imana ishimwe cyane gahunda z'ejo 4:30 tuzoba turi hano hazaba hari inyigisho wenda ntihazabamo indirimbo nyinshi hazaba inyigisho indirimbo nkeya nako z'abantu nk'izi zo mu gitabo nta korali tuzokenera oya nta korali tuzokenera tuzoririmba indirimbo nkeya tuzumva ijambo ry'Imana umwanya muremure birashoboka ko tuzofata amasaha 2 twiga ijambo ry'Imana amasaha 2 azabaho nta ndirimbo nta gisirimbo ejo mu gitondo kizohaba abashaka igisirimbo bazogume mu rugo rwose nitangazo ariko ejo turabararitse hari inyigisho ejo kuva 4 kugeza 4:30 kugeza 7 tuba turangije dufungure turangiza 10 ducomeke revive niyo tuzaja mu muhango wo gusengera abakozi 10 tutanga amateraniro ya kabiri niyo muhango wo kuzasengera abakozi ariko mu gitondo hariho inyigisho murabisobanukiwe na online muzumve 4:30 hari inyigisho tuzokora inyigisho twatumiye umwarimu n'umudokiteri n'umuvugabutumwa azarinda inyigisho azatwigisha hejuru y'ubuyobozi n'umuyobozi niki karibu mwese bushaka welcome nta muntu tubwiye ngo nta kazi gusa cyo mvuze nta gisirimba cya 4 kugeza 7 n'indirimbo zo mu gitabo Mana turagushimiye turaguhimbaza uhabwe icyubahiro muri uyu mugoroba ijambo ryawe riduhamagariye kwiga ijambo ryawe Mana
kuba bigishwa no kwiga tukamenya tugasobanukirwa. Muri iki giterane ukingura imitima y'abantu ushaka kubagira icyo bunguka. Imbaraga zawe zisumba byose zizabane natwe. Twinjiye mu mashimwe kuko twarabisenze kandi warabyemeye. Imitima yumvemo guhinda. Haleluya. Guhinda ku ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Igiterane uzohamagare, uzavuge, uzagaragare, uzavuge Mwami. Ijambo ryawe rihindura ubuzima. Ijambo ryawe rikizira aho uzasibye. Mu izina rya Yesu dusabiye umugisha abateranye, dusabiye umugisha ababaye hano mu izina rya Yesu. Iri joro turasengeye, dusengeye n'umunsi w'ejo. Mana ibikorwa byose uzobiyobore, ni mu izina rya Yesu tubisenze tubyizeye, amen. Mbarikiwe sana, Mungu awabariki. Mujane amahoro y'Imana.